Yes, reka nongere ngo ikaze hano kuri Viral Rwanda ukomeje kudukurikira umunsi ku munsi gusa nawe udukurikira aribwo bwa mbere. Reka ngo ikaze kandi nkubwira nti gubwa neza aho uherereye hose udukurikira uri mu mpande enye z'igihugu cyangwa se umujyi wa Kigali. Ukaba ugiye kwiyumvira inkuru utigeze wumva na mbere ku muhanzi Okama, ariko nanone nk'ibisanzwe dusanzwe tuziba hano ku bandi bahanzi cyangwa se no ku bindi bisata bigiye bitandukanye. Ariko se uwo dufite uyu munsi kuri screen zanyu mwabonye imbere yanyu, wari uzi ko yari umukinnyi wo koga wagiye mu muziki bitunguranye? Mureke tuganire gatoya ku rugendo rwa Okama ngo ubundi yisanze ate mu muziki. Niba umukunda ugira icyo umubwira muri comment, hanyuma kandi subscribe kugira tujye tubakurikiranira n'izindi nkuru z'abandi bahanzi birushijeho. Ubuke gukanda like niba wakunze iyi video. Reka mbaye ikaze kuri Viral Rwanda, dore ko inkuru rero yose iteye muri rusange. Ubundi Okama uri mu bahanzi bamaze iminsi bagezweho mu muziki w'u Rwanda, uyu yavuze ko yagiye kwiga umuziki bimutunguye ndetse n'ababyeyi be batarabishakaga. Okama ibi yabigarutseho mu kiganiro kigari yagiranye n'ikinyamakuru Igihe kuri chaîne ya YouTube y'Igihe Culture, ubwo yakomozaga ku rugendo rw'imyaka 5 amaze mu muziki nyamara yaratangiye bimutunguye. Okama mu magambo yati, njye nari umukinnyi wo koga ariko nkunda ibintu byo kuririmba gake gake, kuko navukiye mu muryango w'abasilamu nta korali naririmbyemo, nta nubwo nakundaga kujya ahantu hakoraniye abanyamuziki. Umunsi umwe Okama avuye mu myitozo yo koga yaje kunyura ahantu hari hagiye kubera amarushanwa yo kuririmba kugira ngo hatoranywe abanyeshuri bazigishwa umuziki. Birangiye agiye kureba ahava nawe bamutoranyije. Ati umunsi umwe nari mvuye mu myitozo nyura ahantu mpabona abantu benshi nari nzi Igisenyi baririmbaga, ndavuga nti hano hantu hashobora kuba hagiye kubera umuziki mwiza, reka nicare ndebe. Nagiye kubona mbona Miti Pop azanye urupapuro ngo abashaka kwiyandikisha ku ishuri rya muzika ku Nyundo biyandikishe. Okama wari uzi ko iwabo batazamwemerera kujya mu byo kuririmba, yari yanditse ararushanwa anaratsinda pe. Nubwo yatsinze uyu musore yasigaranye ikibazo cyo kubyumvisha ababyeyi be, abonye ko bigoranye ahitamo kujya kwiga umuziki batabizi. Ati byarangiye bamfashe nsigarana ikibazo cyo kubyumvisha ababyeyi, kugeza naho nagiye kubyiga batabizi. Nka papa yabimenye ngeze mu wa kabiri kuko yarazi ko niga icungamutungo. Nubwo umubyeyi wa Okama atishimiye gusanga umwana we yaramubeshye, yaramuretse arakomeza. Okama yabitangiye mu buryo bw'imikino, yaje gukora umuziki ndetse abicyamamare mu ndirimbo nka Puculi, Iyala n'izindi nyinshi, kugeza ubu kuri album ye ya mbere yashyize hanze yise Nyamabara. Umwaka ushize nibwo Okama yamurikiye abakunzi be EP cyangwa se electronic playlist, akarubumu gatoya yise Nyamabara. Nyuma yo kwicara akabitekerezaho, afata icyemezo cyo kongera indirimbo ziyigize ayisohora nka album y'indirimbo 13. Aka ngaka ni agastori ka Okama gatoya utaruzi. Ariko se ni iyihe ndirimbo ya Okama ukunda? Okama umukundira iki? Taginga muri comment icyo ushaka kutubwira. Wibuke gukanda subscribe niba utarigeze ubikora, ukande na like. Iyi ni Viral Rwanda. Ciao ciao.